Nshuti muvandimwe mwene data, wowe ukunda ijambo ry'Imana kandi wagize amahirwe yo kumva ufite ubushake bwo kurimenya, nongeye kugusuhuza mwifuriza amahoro dukomora mu mwami wacu Yesu Kristo. Njyewe ndi Musoni Flavier, tugeze mu mwanya kwiga ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushima wowe utwitaho, wowe ubana natwe, wifuje yuko inama y'agakiza umuntu yayishyikirizwa kandi akayimenya. Wowe wifuje yuko inama y'agakiza yasohorezwa mu mibereho y'umwana w'umuntu. Byagomba gukorwa n'abamarayika, bigakorwa n'abantu b'abanyantege nke kugira ngo ugaragaze imbaraga zawe. Akaba ari bwo buryo watoranyije abana b'abantu ngo babwirize abandi iby'ubutumwa bwiza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya twese duciye bugufi kugira ngo ku birenge byawe tuhigire amabanga yawe. Witeguye kuduhumura amaso kugira ngo turebe aho Satani atera aturutse, kandi tumenye n'icyo Satani akoresha kugira ngo atugumishe mu buretwa bwe. Kandi nanone witeguye kuduhumura amaso kugira ngo turebe icyo Kristo adufatiye, dutumbire icyo ngicyo kandi aba ari cyo dukurikira, kuko ari cyo kidufitiye akamaro. Uyu mwanya reka Mwuka wera adushyire mu cyerekezo cyatuma ibyawe tubyumva kandi tukabyakira. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo impamvu zitera gusubira inyuma. Impamvu zitera gusubira inyuma. Nshuti yanjye, gusubira inyuma ni ikintu gikomeye. Ubundi mu ndirimbo ziririmbwa n'abasirikare bari ku rugamba cyangwa se barurangije, hakunda kubonekamo ijambo ryo kudasubira inyuma. Mu bintu byinshi bikunda kuririmbwa n'abantu benshi bakunze, imigani myinshi ikunze gucibwa, amagambo yo kongera imbaraga akunze gukoreshwa, bigaragara yuko gusubira inyuma atari ikintu cyiza. Ndetse nagira ngo mbabwire yuko no mu by'Imana naho nuko nguko bimeze. Mu by'ijambo ry'Imana nta mahirwe ari mu gusubira inyuma. Hari ibintu bijya binsetsa cyane mu buzima busanzwe. Nakunze kwitegereza abashoferi, cyane cyane abatwara izi modoka z'amadayihatsu cyangwa se amafuso. Mu buzima bwabo bariya abantu hari ukuntu batwara imodoka, ariko hari igihe imodoka igera igasaza, ikagira ibibazo muri moteri. Iyo igize ibibazo muri moteri cyangwa se muri buwate, usanga hari vitensi ashyiramo ntizigemo, cyangwa se aho imodoka yatereraga ari nshyashya ikaba itakihaterera. Iyo ashaka kuhaterera rero hari ibintu byansekeje. Nagiye kubona mbona umuntu afashe imodoka ayerekeje inyuma, ayirebesheje inyuma. Arangije arambwira ati aha hantu iyo hananiye mu kuzamuka neza imodoka nkoresha vitensi yo gusubira inyuma, akaba ariyo nkoresha ikazamuka. Ibyo bintu birashoboka se? Arambwira ati reka da, ati imodoka buriya vitensi isubira inyuma igira imbaraga ku buryo n'izindi iyo zicitse intege yirasigara. Arangije arabikora, mbona imodoka irazamutse igihe aho yari yananiwe kujya, aho vitensi zose zananiwe yo irahashoboye. Nshuti zanjye, hari ikintu nagira ngo mbabwire. Muri ino minsi urugendo rw'iby'umwuka tugeze ahantu haterera, ibintu by'agakiza tugeze ahantu haterera, abantu benshi barimo barahazamuka bikanga, abantu benshi barimo baraterera urugendo rw'ubuzima bakabona biranze, urugendo rw'iterambere bakabona biranze. Niyo mpamvu ubu abantu barimo baritiza gusubira inyuma, abantu barimo baritiza vitensi yo gusubira inyuma, ku buryo umuntu acika muganira akakubwira ati ukamaze uze usigaye ubahe, kubwira ati sinkeza gusenga. Byagenze gute se ko hari umubwiriza? Byagenze gute ko hari umuririmbyi? Ko hari umuntu ukomeye mu nzu y'Imana? Terima akoresha arakubwira ngo nabishingutsemo. Abakweruriye akubwiye ko ibyo bintu byaharurutswe nta n'agaciro bifite, ndetse abenshi banaguhunza amaso. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, muri ino minsi hari imbaraga yo gusubira inyuma cyane. Ubuzima burimo buradusaba kutajya mu ijuru tuhareba n'amaso, ahubwo ubuzima buradusaba kujya mu ijuru turiteye umugongo, kandi ibyo bintu ntago bishoboka. Impamvu zitera abantu gusubira inyuma ndifuza yuko uzumva, warangiza ukamenya niba warasubiye inyuma cyangwa utarasubiye inyuma. Nusanga warasubiye inyuma, usaba Imana yongere ikuzure ikugarure. Ijambo ry'Imana riratangaje. Igihe Imana yahagurutsaga Abisiraheli mu gitabo cyo kuva igice cya 12, batubwira ibyago byari bimaze kuba, ibyago 10 byo mu Egiputa byari birangiye. Ibi byago birangiye,
titire ikurikiraho iravuga ngo Abisirayeli bagenda. Kuturuka ku murongo wa 37 Bibiliya igaragaza uburyo Abisirayeli bahagurutse mu Egiputa, ndetse umurongo wa 41 w'iki gitabo cyo Kuva uravuga ngo iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Abisirayeli bavuye mu Egiputa, Imana ibabonanye ubwuzu ivuga ngo aba bantu bose babaye ingabo zanjye, baba abasaza, baba abakecuru, baba abana, baba iki, bose biswe ingabo z'Uwiteka. Kubera iki? Imana yari igaragaje noneho ko ari abantu bayo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none umugabo, umugore, umwana, umukecuru n'umusaza bose bafite agaciro. Ntawe dukwiye kuvuga ngo yarajya gusenga uyu ntajyayo, ntawe dukwiye kuvuga ngo uyu mu rusengero nta kintu amaze, ntawe dukwiye kuvuga ngo yasigaye nta cyabuze amateraniro kuba. Aba bantu bose ni ingabo z'Uwiteka. Muri aba bantu biswe ingabo z'Uwiteka hari abasaza bari bashaje babatwaye mu maboko, ngo ariko ngo bagendaga bavuga ngo Mana, ubu ngubu nubwo nanapfa ariko byibuze mbonye agakiza ntaguye hano mu Egiputa. N'ubu rero turabafite abantu babwira Imana bati Mana, agakiza kanjye kari mu biganza byawe, uzandinde ikintu cyatuma mpfa ntari mu ijambo ryawe, ntari mu itorero ryawe. Aba bantu ntibakwiye gusigara, abana bacu ntibakwiye gusigara. Rero biswe ingabo z'Uwiteka. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo baragiye, bageze mu butayu Imana barayigerageza, barayinanira, muzi ukuntu bijujutaga, muzi ukuntu bivovotaga. Igihe kiza kugera, bamwe barangije baravuga bati dukumbuye inyama n'amadegede n'ibiki na tungurusumu, abandi batangira gushwana na Mose, abandi bashwana n'Imana. Imana irangije ifata umwanzuro w'uko bagomba kuzenguruka imyaka 40 batagombaga kugenda imyaka 40. Nshuti zanjye, kubera iki Imana yabikoze? Nk'uko bakoze urugendo rurerure rwo kuva ku Mana, ni nako bagombaga gukora urugendo rurerure rwo kuzenguruka mu butayu rudafite icyo rusobanuye. Mu magambo make, kuzenguruka mu butayu cyari ikimenyetso cy'uko basubiye inyuma banga Imana. Bibiliya ibitubwira neza. Reka turebe ikibazo bagize Abisirayeli. Murebe mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 7 umurongo wa 37, Stefano niwe wari urimo kubisobanura. Mose uwo niwe wabwiye Abisirayeli ati Imana izahagurukiriza umuhanuzi uvuye muri bene wanyu umeze nkanjye. Umurongo wa 38, kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu. Abisirayeli uretse kwitwa ingabo, ya n'amazina abiri. Bwa mbere biswe ingabo z'Uwiteka, bwa kabiri biswe iki? Biswe itorero. Uyu munsi wa none turi ingabo z'Imana, tukaba n'itorero ry'Imana. Abamenye Kristo, abumva turambiwe ibibera muri Egiputa, abumva turambiwe ibyo kamere dukoresha, abumva turambiwe ibyaha, abumva turambiwe guhora mu ntege nke, tukaba dushaka imbaraga z'Imana, duhita duhabwa amahirwe yo kwitwa itorero ry'Imana kandi tukitwa ingabo z'Imana. Hano rero Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi. Uyu marayika wavuganiye na Mose ku musozi wa Sinayi ni Yesu Kristo. Kubera iki? Kandi yari kumwe na basogokuruza, ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha. Ku musozi Sinayi hatangiwe amategeko 10, niyo yiswe amagambo y'ubugingo. Mu magambo make rero, Kristo niwe wahaye Mose amategeko. Ariko mwumva ikibazo gikomeye. 39, basogokuruza banze kumwumvira, ahubwo bamusunikira hirya, basubira muri Egiputa mu mitima yabo. Nshuti zanjye, basubiye inyuma, basubiye mu Egiputa. Nubwo batagiye ngo bajyeyo, ariko kwa kuzerera kwabo bari bameze nk'abazerera basubira mu Egiputa, basubiye mu Egiputa mu mitima yabo. Muri no minsi dufite abantu benshi baje mu by'agakiza, ariko mu by'ukuri baraza babimaramo agahe gatoya bibashimishije, bashimishijwe no kuririmba, bashimishijwe no guhimbaza, bashimishijwe no kuramya, bashimishijwe n'ijambo ry'Imana. Ariko uko isi yagiye ifunga ubuzima, niko aba bantu bageze aho bisubirira inyuma mu mutima, ku buryo muganira ukagira ngo ni umuntu muri kumwe, naho yisubiriye inyuma. Ku rusengero hari poshete, umuntu yaragiye, umuntu ukamubona ari aho ariko adahari. Ubwo buzima abantu benshi babubayemo kandi barababaje. Ndakwingingira Imana ngo igire iki gukorera. Rero nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje. Zaburi 78 umurongo wa 57, Imana yagaragaje ikintu gikomeye. Umurongo wa 57, Zaburi 78, ahubwo basubira inyuma bava mu isezerano nk'abasekuruza, barateshuka nk'umuheto uhemukira nyirawo.
Abisiraheli bari umuheto mu biganza by'Imana. Buriya nagiye mbabwire, hari umukobwa ureba ukabona ni umuheto mu biganza by'Imana, ukabona ashimishije Imana kuba imufite. Hari umugabo ureba, hari umugore ureba ukabona ni umuheto w'Imana mu biganza, ashimishije Imana kuba Imana imufite. Ariko nagiye mbabwire ngo byanga byakunda, uramutse ugiye ku rugamba umuheto ukagushuka, hari igihe umuheto uwushyiramo umwambi, wawushyiramo umwambi umuheto ugafora, warekura umwambi ugahita ugwa hano imbere yawe, wari uzi ko umwambi uri bugwe kure. Uyu muheto uba uguhemukiye, uba ugutengushye. Imana ifite abantu benshi bayiririmbira, bayibwiririza, bavuga ibintu byinshi cyane bagaragaza ko ari abayo, ariko bayibereye nk'umuheto uhemukira nyirawo, kubera ko icyo Imana yari ibiteguyemo si cyo bayikorera. Niko Abisiraheli byagenze, kuko bayirakarishije gusengera ahantu habo ku mpinga z'imisozi, bayiteje ishyari, ibishushanyo byabo bibajwe. N'uyu munsi wa none dufite urutonde runini rw'amadini asenga ibishushanyo, kandi Bibiliya ivuga ngo ntukagire ikintu gisa n'Imana cyangwa se cyo hejuru cyangwa iki cyose abantu basenga. Ariko ubu dufite abantu bikubita imbere y'amashusho, imbere y'imisaraba, imbere y'iki. Imana irakomeza iravuga ngo Imana ibyumvise irarakara, yanga Abisiraheli urunuka, bituma ireka ubuturo bw'Ishilo, ari bwo hema yabambye hagati y'abantu. Bivuze ngo Imana iyo idini runaka risubiye inyuma, Imana irarireka ikarivamo, yarangiza aho hantu hagasigara bakora gahunda zabo, ariko Imana idahari. Ngibi ibintu byabaye ku Bayuda, ibi bintu byabaye kuri Roma, ibi bintu byagiye biba mu yandi madini ya giprotestani menshi, kandi byanga byakunda ibi bintu dukwiye kubyitondera. Zaburi 79 umurongo wa 18, Bibiliya iravuga ngo ukuboko kwawe kube ku muntu wo mu kuboko kwawe kw'iburyo. Mu magambo make, ukuboko kw'Imana kuba ku muntu uri mu kuboko kw'Imana kw'iburyo. Ndakurarikira kuba mu biganza by'Imana. Ukwiye kwirinda gutandukana n'Imana, ukwiye kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ujya kure yayo. Hano barakomeje barandika ngo umwana w'umuntu wikomereje. Nuko rero natwe ntituzasubira inyuma ngo tuguharuruke, ntabwo tuzasubira inyuma. Abantu bo mu gihe muri Zaburi 79, Zaburi 78, Imana yagaragaje ko abantu basubiye inyuma. Zaburi 79 noneho abantu barimo barabwira Imana, abantu bari bariho mu gihe cya Dawidi, barimo barasezeranira Imana ko batazayihararukwa ngo nibarangiza basubire inyuma. Reka mbabwire, harya umuntu ajya harara Imana? Yego, abantu barayiharara. Hari ukuntu kubitana n'ibibazo bikagucanga, abantu bose bakaguta, warangiza ugaharara Imana. Ibintu byose ukumva wasenga, akazi ukagahagarika, inshuti ukazireka mu rugo ntukaboneka gake, ibintu byose ukaganira abantu bose, ukumva umuntu arimo arakubwira ati ndi kumwe n'Imana yanjye ndasenga ikanyumva n'iki. Ariko uwo muntu aba arimo gusaba Imana akazi, aba arimo gusaba Imana umugore, aba arimo gusaba Imana umugabo, aba arimo gusaba Imana buruse yo kujya muri Amerika, aba arimo gusaba Imana imibereho, aba arimo gusaba Imana ngo imurengera adafungwa muri gereza. Ariko uzakubitane n'umuntu ubuzima bwagenze nk'uko bugenda, arayihararukwa. Abantu benshi dufite uyu munsi uretse gusubira inyuma baharurutswe n'ibintu by'Imana. Iri somo riratangaje. Nuko rero natwe ntituzasubira inyuma ngo tuguharuruke, tuzure natwe turambaza izina ryawe. Basabye Dawidi, yabwiye Imana ati tuzure natwe turambaza izina ryawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Imana niyo igomba kutwigarurira. Iryo ni ryo hame ryo gutsindishizwa n'ubwo kwizera. Imana niyo izana umuntu, yarangiza ikamubabarira, yarangiza ikamuha kwihana nyakuri, ikamukorera urugendo, yarangiza ikamutsindishiriza. Nta ntambwe y'umuntu, nta ruhare rw'umuntu. Inyigisho ivuga yuko Imana iyo umuntu ibonye intege nke ze nyine mwakira uko ameze, kuko yibyaye ikibazo irakirigata. Uyu mugani ntabwo ujya ukora ku Mana. Imana ihame ryo gutsindishizwa n'ubwo wo kwizera nuko abantu bagomba kumenya Satani, bakamenya n'Imana, bamenya urukundo Imana ibakunda n'urwango Satani abanga, bamenya n'ubuhemu bahemukiye Imana kubwo kutayumvira, bagasaba bakamanika amaboko, Imana yarangiza ikabakira ikabakorera urugendo. Rero nshuti zanjye, mu Migani igice cya 14 umurongo wa 12, Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu.
abantu benshi imbere y'abantu hari inzira, ndetse umuntu umwe aherutse kumbwira, arambwira ngo inzira zose zihurira i Roma. Nibyo koko ndabyemera, inzira nyinshi zihurira i Roma, ariko ntabwo ari zose, kuko i Roma ntabwo ari mu ijuru. Byanga byakunda inzira z'amadini yose zizahurira i Roma, ariko hari itorero rimwe rifite inzira itazagera i Roma. Iryo ni itorero ryasigaye rikomeza amategeko y'Imana, rifite guhamya kwa Yesu. Rero inzira nyinshi zirahari, ariko hari inzira zifite iherezo ry'urupfu. Umuntu wasubiye inyuma rero waba ameze gute? Ku murongo wa 13 mu Migani igice cya 14 baranditse ngo, naho aseka mu mutima we harimo agahinda. Iyo muhuye n'umuntu wasubiye inyuma kwereka ko aseka nta kintu yahombye, ariko mu by'ukuri aba afite agahinda, kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Usubira inyuma mu mutima azahazwa n'ibyo akurikiye, ariko umuntu mwiza azahazwa n'ibimuturukamo. Amen. Mu magambo make, umuntu mwiza azahazwa n'ibintu bimuturukamo, ariko umuntu usubira inyuma mu mutima azahazwa n'ibyo ararikiye. Mu magambo make, nshuti zanjye, gusubira inyuma, mbere y'uko umuntu asubira inyuma ngo asubire mu tubari, asubire mu kubyina, yongere ahinduke indaya, ajya atega ku muhanda, yongere ati inzu y'Imana, asubire mu bupfumu yerure, yongere ave mu nzu y'Imana ashaka abagore benshi, narangiza ati icyerekeza ahinduka umugome. Ntabwo intambwe yo gusubira inyuma ya mbere itangira ari iyindi, habanza gusubira inyuma mu mutima. Ubu rero abantu benshi basubiye inyuma bakagenda bo bareruye, ariko abantu dufite basubiye inyuma mu mitima ni benshi, batakibasha kumenya iby'Imana. Yesaya 57:17 yaranditse ngo, icyaha cye cy'umururumba, ubwo ni Isiraheli, icyaha cye cy'umururumba nicyo cyandakaje ndamukubita. Narihishe ndakaye, ariko akomeza gusubira inyuma mu ngeso ze zikundwa n'umutima we. Mu magambo make, umuntu asubizwa inyuma n'ingeso ze zikundwa n'umutima we. Umutima wawe niba ari mubi, ugira ingeso mbi. Izo ngeso mbi iyo uzikunze ugakunda kuzigumamo, byanga byakunda usubizwa inyuma no kugira ngo ugere ku ntego z'ibyo byaha byawe. Muri Yeremiya harimo amagambo nakunze cyane. Yeremiya igice cya 3, Yeremiya igice cya 3 murongo 22 haranditse ngo, nimugaruke mw'abana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu, dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Iri somo ririmo ibintu bibiri. Imana irimo irararika abantu basubiye inyuma, ibabwira ngo nimugaruke nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Amen. Abantu benshi tujya duhura bakanganiriza, hari abenshi tujya duhura akambwira akanyihisha, hari abagira ubutwari akananganiriza, twaganira agahita ambwira ati muntu w'Imana, ati duherukana ndi mu murimo w'Imana, atari kubona asubiye inyuma, sigaye ninywera ibiyoga, ninywera ibitabi, no gusenga sinkijyayo, mbega nahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Yarangiza ati kandi n'ubu ndumva ntanashaka no kukureba mu maso rwose, ndumva mfite ikimwaro pe. Ariko nshuti zanjye, ntabwo umuvugabutumwa w'ikirangirire, ntabwo korari y'ikirangirire, ntabwo umupasiteri w'igitangaza uzwi cyane yagufasha ngo uve mu gusubira inyuma. Imana ubwayo muri iri somo irimo iravuga ngo nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Noneho rero ikintu kidukwiriye ni ukuvuga ngo dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Muri Luka igice cya 8:13 Bibiliya Yesu atanga umugani yavuze ikintu gisubiza abantu inyuma. Yaravuze ku murongo wa 13 ngo izaguye, yarimo guca umugani w'umubibyi wasohoye imbuto. Uriya mugani ugaragaza neza icyo Imana ikorera umunyabyaha n'uburyo ijambo ry'Imana abantu barisuzugura kandi ari ryo gakiza kabo. Murongo wa 13 Bibiliya yavuga ngo izaguye ku kara, abo nibo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi, bizera umwanya muto, maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Mu magambo make, abantu basubira inyuma ni abantu bameze gute? Ni abantu baba babanje kumva ijambo ry'Imana, barangiza bakaryemera banezerewe, ariko barangiza ntibagire imizi, noneho bizera umwanya muto, bakaba barashyushye mu kanya gato. Ibintu byose ukabona babishyizemo ibikabyo, ariko ibigerageza iyo bije, ubupfakazi, ubushomeri, ubupfubyi, kuvugwa amagambo atariyo, kubesherwa, gufungwa n'ibindi bintu byinshi cyane, aba bantu bageraho bagahita basubira inyuma bakavuga bati byose ni kimwe, nta muntu muzima ubaho, ubwo nabakana kabangize gutya nta muntu mwiza ubaho. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana rifite ikintu gikomeye cyane.
Zaburi 80:19 Bibiliya iravuga ngo nuko rero natwe ntituzasubira inyuma ngo tuguharuruke, tuzure natwe turambaza izina ryawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Mbega amagambo meza. Iri ni ryo ryakagombye kuba isengesho ryawe. Reka mbabwire yuko abantu hari ugusubira inyuma mu buryo butatu. Hari ugusubira inyuma ukiza, hari ugusubira inyuma mu mutima ariko ugakomeza ukagira kuraje mu nzu y'Imana, hakaba noneho no gusubira inyuma ako kanya. Mu magambo make, ikintu kimwe kikagusubiza inyuma, ariko cyamara kugusubiza inyuma ugahita ucika mu bintu by'Imana, ukanacika mu bindi bintu ibyo ari byo byose, ariko nanone ntihazagire n'umuntu umenya amakuru yawe. Byanga byakunda uruhe muri aba bantu. Imigani ni igitabo gikomeye cyane buriya nakunze, ariko reka twihute turebe igitabo cy'umugenzi. Igitabo cy'umugenzi ni igitabo cy'abaprotestani, ni igitabo cyiza cyane, ndetse intambara ikomeye paje 183 hasi. Ellen G. White yanditse ku iki gitabo, ibitabo bya Yohana Bunyane 2 ari byo, ni igitabo iki ngiki cy'umugenzi n'ikindi gitabo cy'uburyo umunyabyaha abona agakiza kindi. Ibyo bitabo ni igitabo cy'umugenzi volume ya mbere, ni ibitabo bizafasha abantu benshi. Nawe atiyeretswe ko ari ibitabo bizafasha abantu benshi kwinjira mu bwami bw'Imana. Igitabo cy'umugenzi rero kuri page 152 n'ijana mu cyigisho cyitwa ibyo gutinya kwiza n'ibyo basubiye inyuma, bashyizemo impamvu 9 zitera abantu gusubira inyuma. Impamvu 9, ibintu 9 bigaragaza umuntu wasubiye inyuma n'ibintu bibitera. Hano barabanje barandika ngo uyu muntu, aba bantu basubiye inyuma biyibagiza uko bashobora iby'Imana n'urupfu no kuzacirwaho iteka. Kwiyibagiza uko bashobora iby'Imana, mu magambo make, bibagirwa yuko iby'Imana imbaraga ari Imana izibaha, bagatangira kuzishakamo. Barangiza icya kabiri, bareka buhoro buhoro gukora ibibakwiriye mu rwihisho, nko gusenga, gusoma Bibiliya bari bonyine, no kuba maso bakirinda Satani. Kandi noneho ikindi, ntago bongera kubabazwa n'ibyaha. Mu magambo make, gusenga no gusoma Bibiliya bari bonyine no kuba maso babishyira ku ruhande. N'ubu muzabibona abantu benshi usanga kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyabo barabiretse. Icyakora bajyana Bibiliya ku rusengero bakumva niho honyine bakwigira ibyanditswe byera, batabyiga ku giti cyabo. Iyi ni impamvu ikomeye igaragaza umuntu utangiye gusubira inyuma, kuko ubundi twakagombye kwigira ku rusengero, ariko twarangiza tukanagaruka tukigira no mu ngo zacu, mu miryango yacu. Iyo rero habayeho kwizera ko Imana iri ku rusengero gusa, ntiwemere yuko nawe iwawe mu rugo Imana yakuyobora mu ijambo ryayo. Byanga byakunda, gusenga no gusoma Bibiliya uri wenyine no kuba maso no kwirinda Satani biragabanuka. Noneho umuntu ntiyongere kubabazwa n'ibyaha. Kagahinda wajya kugira uguye mu ikosa cyangwa wahemukiye umuntu karashira. Ibi byose ni ibimenyetso birangwa uko umuntu agenda asubira inyuma. Izi ni impamvu 9 zitera umuntu gusubira inyuma. Impamvu ya gatatu, uyu muntu atangira kwihunza abakristo bakijijwe by'ukuri. Nubona umuntu yatangiye kuvuga ngo bakanaka ngo ninjije ingo z'abarokore, ngo kanaka ngo nta jambo rizima, ariko kanaka ngo icyo mukundira ngo nubwo ngo ari umupagana nk'inzoga akanywa n'itabi, ariko agira ikiganiro cyiza, muraganira ukumva afite rwose logique. Nshuti zanjye, abantu benshi bagenda bareka abantu bakijijwe mu rusengero, ahubwo ugasanga umuntu arimo arongera inshuti bashobokanye. Umuntu mugira amagambo amwe, umuntu muhuza amanyanga, umuntu muhuza amatiku, umuntu muhuza ibiganiro bipfuye, uhita usanga ari we no ku rusengero bagendana. Buriya nagira mbabwire ngo nimubona abantu ku rusengero baje ari itsinda, mujye mwibaza aho bahuye, baba bafite ikindi kintu kibahuje. Ikindi kintu kiranga umuntu ukomeje gusubira inyuma, atangira gucogora mu gukora ibimukwiriye imbere y'abantu, nko kumva ijambo ry'Imana, kurisoma. Mwumve neza, Satani yarabanje amuca ku gusenga ari wenyine, amuca ku kwiga ijambo ry'Imana ari wenyine, amuca ku kuba maso no kwirinda ari wenyine. Icyakora ku rusengero arakomeza, araza, arabwiriza, araririmba. Noneho Satani atangira kumuca ku bantu bakijijwe. Yahura n'umuntu usenga akamwita umuntu ukabye, akamwita umuntu winjije, akamwita umuntu wataye umutwe. Muzabibona umuntu ubaye umuntu w'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribisaba. Bavuga ko yasaze, bavuga ko nta control akigira, bamwita umuntu w'injiji. Rero Satani yamaze kugukura mu bantu bakijijwe, igikurikiye noneho atangira noneho no kuguca kuza ku rusengero. Aba bantu bacogora mu gukora ibibakwiriye imbere y'abantu, nko kumva ijambo ry'Imana, kurisoma ufatanyije n'abandi, no kuganira iby'Imana. Mutangira kuganira akakubwira iby'umupira, akakubwira ati wapi wamenye ibyabaye, mani iyo twaguze umukinnyi
igikombe ubu ndagifite mu biganza, ejo bundi ndaje nkore mu bubiko bwanjye nkuremo miliyoni 20 z'amayero nongere ngura umuntu, cyewe ndemera nkarekura, nta kibazo cy'amafaranga mfite. Arimo arabivuga ibyo ngibyo, yambaye ibirenge cyangwa se n'inzu kuyikodesha byaramunaniye. Nshuti zanjye nagira ngo mbabwire, ibiganiro by'umuntu watangiye gusubira inyuma bihuza n'iby'abisi, kuko niyo soko abavomaho. Noneho ikindi, ibintu yagomba gukorera ku mugaragaro, kuko abatangiye kugira inshuti z'abapagani kandi azubaha cyane kuruta uko yubaha Imana, atangira kumva kuza kujya ku kabari no kuza ku rusengero. Kuza ku rusengero aribyo biteye isoni, atangira rero gucika kukuza mu gusenga. Ikindi, intambwe yindi Satani amushyiraho umuntu urimo gusubira inyuma, Satani amushyira ku ntambwe yo guhiga amakosa ku bantu b'Imana no guhiga icyo yabagaya. Impamvu zitera ibi ziva kuri Satani. Baba bashaka inenge yabashyigikira ku kureka Imana. Umuntu aricara, akicara akaba yibereye aho ngaho yinywera inzoga yihishe, yazajya akumva umuntu aravuze ati kanaka buriya wari uzi kwanywa, yarangiza ati sibyo nababwiye, bazaza bazinywa bihishe, ngewe ngiye kwerura nge nzinywera ku mugaragaro. Mu magambo make, ahora ashaka amakosa y'ibintu byapfuye mu rusengero kugira ngo yumvikanishe ko gusenga no kudasenga ari kimwe. Aba bantu kandi nanone ikindi, bahiga amakosa cyane ku bantu b'Imana. Ni wa muntu mubana akakureka, wakwitaba nka telefone, umuntu yakubaza ati uri hehe, ugahita umubwira uti ndahantu ariko sinshaka kwakubwira, akakubaza ukamubwira uti ndahantu gutya ku muhanda, wenda uri ku muhanda, ukamubwira uti ndi kuri kaburimbo kandi uri ku muhanda y'ibitaka. Urumva urabeshye pe. Icyo ni icyaha imbere y'Imana kandi kizakurimbuza, ni intege nyugize. Ariko wa muntu wasubiye inyuma, iyo ako kantu kakubayeho, ahita akebuka akabwira abantu bose muri kumwe ati sibyo nababwiye, izi njiji z'abarokora abantu babesikoro. Nk'uyu nguyu mva ukuntu arimo kubeshya, arimo ubu ahangaha ari si ku muhanda y'ibitaka, arimo arabeshya ngo ari he, ari kuri kaburimbo. Muri abesikoro n'ibintu byose. Njyewe rero aho ujya ngo njye nishushanya ndi mu rusengero, nzerura ngende rwose abantu bamenye ngo ndi umupagani. Ngicyo baba bakeneye ikintu kibi kiri butubeho, kandi icyo kintu kibi kiri butubeho kikaba ari cyo bari bukuririze cyane. Indi ntambwe ni ugutangira kubana n'abantu bakunda iby'isi n'inzoga n'ubusambanyi n'ibindi byaha. Umuntu atangira kugendana n'abantu bakunda iby'isi, imyenda y'abisi, ugasanga yatangiye gutizanya n'abantu imyenda ifite ubundi busobanuro, imyenda atajyaga yambara. Ujya kubona ukabona umusatsi yawerekeje atajyaga werekeza, ingohi yakuyeho, amarinete asukundi kuntu, amaherena agakubitaho. Wajya kubona ukabona yari umubyeyi wajyaga wiyubaha, atangiye gufunga utuntu tw'udupantaro nk'utw'abana. Wajya kubona ukabona arasohotse agiye ku muhanda yambaye agakabutura konyine. Undi wajya kubona ukabona agiye mu mujyi yambaye akantu gafashe ibere ryonyine, ibitugu bireba. Warangiza ukavuga uti ariko uyu muntu ni wa muntu narinzi wasengaga. Nshuti zanjye, byanga byakunda, kubera kugendana n'abantu banywa inzoga, kugendana n'abasambanyi, kugendana n'abantu bakunda iby'isi, arahinduka. Ukazaza wibaza, uyu ni wa mugore nashatse, uyu ni wa mugabo wamanitse akaboko tugiye gukorana ubukwe, uyu ni wa muririmbyi twabatije ejo bundi, uyu ni wa mubwiriza wajya kuvuga aya magambo. Byanga byakunda gusubira inyuma, urugendo rundi Satani ateza umuntu indi ntambwe. Aha tugeze ku ntambwe ya karindwi. Intambwe ya karindwi, baganira iby'isi n'ibiteye isoni rwihishwa. Baganira iby'isi n'ibiteye isoni rwihishwa, kandi iyo babonye abitwa ko bubaha Imana babikora, birabashimisha kuko bibamara isoni zo kubikora cyane. Muraganira ugasanga mu rugo ahantu hihishe, afite amagambo adakijijwe, afite amagambo, mu magambo make aba umupagani kugeza ubwo ubupagani buza bukagera ku rurimi noneho. Ariko iyo abonye nk'abantu b'Imana bari ahantu batera umusingo, batera amagambo, barimo kuvuga amagambo adafite icyerekezo, arishima cyane, akaza akabwira ati sha noneho mwarasobanutse, ko biri kose mwabaye abantu, ku buryo bimushimisha kubona abantu baza kumufasha mu ntege nke. Ikindi, atangira gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro, utuntu yatinyaga atangira kubikora. Wamubwira akakubwira ati ubuse mbaye iki, ejo bundi ko nakoze iki nabaye iki. Rega biriya byose idini ryatwishe mu mutwe, idini ryaratwishe, ryaradufunze. Reka mbwire inshuti yanjye, wenda ntuzanywe inzoga ngo usinde. Ubwo n'uwo muntu wasubiye inyuma iyo muganiri ntakwaza atari ko uracyarinjije nka kera. Uti kubera iki? Ubu ngubu uracyari aho ngaho nta n'akantu ushobora gufata. Kwamubwira uti hoya rwose ntabwo njyewe nta gisindisha kigomba kwinjira mu buzima bwanjye, kubera ko ndi urusengero rw'Imana. Arakureba akaguseka, turinjije cyane. Kanaka ko musenga ntituzisangira, kanaka ntituzisangira, reka ejo bundi uzahure n'ibibazo. Njyewe nywa gakeya gatuma ntasinda, gatuma ntazenguruka, nkanywa niyubashye,
kandi ntabwo bimbuza kugira icyo nkora. Rero nshuti zanjye, iki kintu atangira gukinisha ibyaha bito, utuntu yitaga dutoya, muranaganira akantu gatoya ukabona ibintu byose yarabyoroheje, yabigize ibintu byoroshye. Intambwe noneho ya 9 Satani amukorera, murumva intambwe zibanje zari zo kwihisha, noneho Satani amuteza intambwe ya 9. Intambwe ya 9 rero nta yindi ni ukwerura. Iyi ntambwe yo kwerura rero iratangaje cyane. Bamaze kwinangira biyerekana uko bari, barerura, bitsurira mu ruzi ruzabatembana rukabageza mu gahinda no mu makuba. Mu magambo make, intambwe ya nyuma ni ukwerura. Uzajya kubona ubone umuntu wacurangaga indirimbo zo mu rusengero yagiye gucuranga indirimbo za Primus. Umuntu wajyaga agira ikintu akora mu nzu y'Imana agira isoni, uzajya kubona ubone yeru yarimo arakora ibintu wibaza utari ko buriya nta n'agatima kamurya, nta kabaga hari. Izi rero ni intambwe 9, ni impamvu 9 zitera abantu gusubira inyuma, kandi ibi bimenyetso biragaragara ku bantu benshi. Reka mbabwire yuko Imana ifite byinshi igaragaza, ariko nshuti zanjye hari ikintu Bibiliya yise icyaha kibi. Icyaha kibi ni ikihe? Ni amagambo dusoma mu gitabo cya 2 cya Samweli, igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 umurongo wa 13. Samweli, Dawidi yanditse aya magambo, yayanditse mu buryo bukomeye cyane. Nuko umurongo wa 13, nuko Dawidi abwira Natani ati, nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati, nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe, nturi bupfe. Ariko mutega amatwi, Dawidi hano yari yamaze gusambanya umugore w'abandi, yica umugabo we, arangije afata wa mugore amuzana mu rugo iwe, icyaha aragihisha. Dawidi mubyibuke, iki cyaha cye cyakuruwe no kurunguruka umugore ukaraba, kirangira yishe afande ukomeye wajyaga ku rugamba agatsinda, birangira ku mugore yari afite ageretseho undi. None warangije abigereka, arabibika, arabihisha, araza bikubita mu rugo. Imana yohereza umuhanuzi Natani ajya kumubwiza ukuri. Umurongo wa 14 rero Natani yabwiye ngo iki Dawidi? Yaramubwiye ngo, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka, kubw'icyo wakoze icyo, umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani ahera akasubira iwe. Icyaha cyo guha abanzi b'Uwiteka urwitwazo rwo kumutuka. Iyo umuntu yasubiye inyuma atangira gutukisha izina ry'Imana, agatuma abantu agakora icyaha gikomeye noneho cyo gutuma abantu bazinuka izina ry'Imana, bagabona n'urwitwazo rwo gutuka Imana no gutuka abantu bayo. Iki cyaha kandi abantu benshi baragikora. Reka mbabwire, mu gitabo cya 1 cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 20 naho hari ikindi kintu Imana yavuze. Imana yavuze ngo iki? Mu gitabo cya 1 cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 30, Imana yaravuze ngo, nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, nukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha. Mutega amatwi, abubaha Imana niba Imana izubaha. Amen. Umuntu iyo yubashye Imana ni ibintu bidasanzwe. Umuntu yubashye Imana aba agize amahirwe yuko Imana nayo iramwubaha. Mbega amahirwe yo kubahwa n'Imana. Mu magambo make, kubahwa n'Imana ni iki? Nuko nusaba izakumva. Imana nuyereka ibikugoye nayo izabibona ko bigoye. Imana nuyitakambira mu ntambara z'ubuzima bwawe, Imana izazigutsindire. Imana iti, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Ntabwo Imana ivuze ko ari izasuzugura abayisuzugura, ahubwo ni isezerano yuko bazasuzugurwaho bazaba bari. Mu magambo make, icyubahiro, agaciro, gutegwa amatwi, kubahwa no kuba abantu batufitiye icyizere biterwa nuko dufite Imana. Ariko umuntu yasubiye inyuma, ari abapagani baramusuzugura, uretse ko n'isi musuzugura, igihe kiragera nawe akisuzugura. Nshuti yanjye, nagira nkubaze, uri mu bantu bubaha Imana nayo ikabubaha, cyangwa uri mu bantu basuzuguye iby'Imana? Iyo usuzuguye iby'Imana, ugasuzugura agakiza kayo, ugasuzugura Imana mu mutima wawe, ibimenyetso nta bindi, nawe urasuzugurwa. Mbega uburyo abantu benshi barimo kugenda basuzugurwa. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, mu cyigisho cya 45 cyitwa Kugwa kwa Yeriko, Abakurambere n'Abahanuzi ni kuri page 340, baranditse ngo,
igihe itorero riri mu ngorane ni cya gihe Abisirayeli bagiye gutera kuri Ayi baraneshwa, baneshejwe hapfa abantu barenga 30. Abisirayeli barangije bagaruka barira na Yosuwa araza yishwanyaguriza imyenda, apfukama imbere y'Imana yibaza impamvu Abisirayeli bahaye abanzi babo ibitugu. Mu magambo make, kubera iki twaneshejwe Mana? Imana irangije irabibereka, irababwira iti ariko ntabwo ari njyewe utasohoje amasezerano yanjye, ahubwo mwebwe nimwe mufite ikibazo. Hano rero bahise bandika basobanura ayo magambo, baranditse ngo igihe itorero riri mu ngorane, mujye muzabona mu itorero harimo ingorane, ibintu bitagenda, harimo akavuyo, ibintu byose byaranze. Igihe ubukonje no gusubira inyuma mu by'umwuka bizaba biriho mu itorero, ukabona ibimenyetso by'ubukonje, ba bantu bari bashyushye mu bintu by'Imana ukabona barakonje, ukabona korali ziraririmba ibintu bikonje, ukabona umubwiriza araza akabwiriza ibintu bikonje, ukabona ibimenyetso byo gusubira inyuma bireba mu rusengero, ibimenyetso byo gusubira inyuma ukabireba mu ngo z'abizera, ibimenyetso byo gusubira inyuma ukabireba mu buzima bwa muntu ku giti cye. Ibyo bintu nubimona bigaha abanzi b'Imana urwaho rwo gutsinda. Niba bimeze bityo, aho kwipfumbata no kuganya ku bwako kaga, ni mucyo abagize itorero bibashakishe niba nta akani ubarimo. Mu mwuka wo kwicisha bugufi no kwinira mu mutima, mureke buri wese aharanire gutahura ibyaha bihishwe bitubuza amahirwe yo kubana n'Imana. Mu magambo make, nta muntu ushobora gusubira inyuma atari ibyaha yahishe mu mutima we bimurushije imbaraga. Rero Bibiliya iratangaje, niyo mpamvu Bibiliya nyikunda. Igihe Kayini Imana yaganiraga nawe imubaza ibigendanye na Abeli, Imana umurongo wa 7 w'igice cya 4 itangiriro, Imana yaravuze ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga tugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini mbere yuko yica umuvandimwe we, hari harimo urwango muri we, yararimo kugenda asubira inyuma, bigaragara utagira ngo yanabyawe na Adamu, Satani arimo kumukoresha. Imana yamubwira iti ariko nukora ibyiza uzemerwa, ariko nudakora ibyiza dore ibyaha biri ku rugi rwawe birimo biranyeganyeza, amapata yarwo namara kumeneka Satani arakwinjirana kandi uzakora akazi ke. Natwe niko bimeze, ibyaha birimo birituga tugira ku rugi. Ariko najya mbwira inshuti zanjye, nubona intege nke ziri mu itorero, harimo ubukonje, gusubira inyuma kugaragara mu bantu bose, ntuzatunga urutoki abandi, ahubwo urutoki uzarugarura urwitunge, kuko gusubira inyuma kwawe gushobora gutuma itorero rikonja, gusubira inyuma kwanjye gushobora gutuma ibintu by'Imana abantu babihaga, gusubira inyuma kwacu gushobora gutuma abantu iby'agakiza babirambirwa. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, kuri paji 221, Uwifuzwa ibihe byose, baranditse ngo guhangayika ni ubuhumyi. Abantu benshi basubira inyuma barangiza bagahangayika, ariko guhangayika ni ubuhumyi. Umuntu wamaze kumenya ko yasubiye inyuma, ikiba gisigaye ni ugusaba Imana kuwongera kumugarura. Guhangayika ni ubuhumyi kandi ntibishobora kumenya uko ahazaza hazamera. Nyamara Yesu we areba iherezo ry'ikintu ahereye ku ntangiriro zacyo. Muri buri kintu cyose kiturushya aba afite uburyo yaduteguriye tuzakiriramo. Data wo mu ijuru afite inzira igihumbi zo kuducishamo, kandi nta kintu na kimwe tuziziho. Imana wasubiye inyuma uciye mu nzira imwe, ariko Imana ishobora kuzakugarura ifite mu nzira igihumbi, ifite uburyo igihumbi bwo kugarura umuntu mu nzu yayo, ifite uburyo igihumbi bwo kugarura umuntu wamanitse amaboko abwira Imana ati Imana, ahantu ndi naraguye, ari abapagane mo baranseka, abasengaga nabo baranseka, kandi n'umutima wanjye nawe urimo urancira urubanza, urimo uranseka, manitse amaboko nkura aha hantu. Imana izahamukura mu izina rya Yesu. Ikindi kintu gikomeye hano baranditse ngo abantu bemera kugendera ku ihame rimwe rukumbi ryo gushyira imbere gukorera abandi no kubaha Imana, bazabona ibibahangayikisha biyoyoka, ndetse babona inzira igororotse yo gucamo iri imbere yabo. Amen. Imana yiteguye guca inzira imbere y'umuntu ushaka kuyigarukira. Imana yiteguye gutegura inzira umunyabyaha ugiye kuyigarukaho agomba gucamo. Ariko uyu munsi wa none abantu icyo kintu ntago bakimenya ngo bagihe agaciro. Hari amagambo ari mu gice cya 17 cy'igitabo cy'intambara ikomeye. Igitabo cy'intambara ikomeye, paje 225, ni amagambo nasomye nkunda cyane.
baranditse ngo igihe umukiza yabwiraga abayoboke be ibimenyetso byo kugaruka kwe. Hano bari barimo gusobanura Matayo 24 ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Igihe umukiza yabwiraga abayoboke be ibimenyetso byo kugaruka kwe, yanababwiye ibyo gusubira inyuma mu kwizera bizabanziriza kugaruka kwe. Ubwo ibimenyetso abantu benshi barabireba, ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, mu bimenyetso bizaranga kugaruka kwa Yesu, gusubira inyuma nacyo ni ikimenyetso simusiga. Ariko usanga turimo kureba uko ubwami bwateye ubundi bwami, inzara, ibishyitsi hamwe na hamwe, urukundo rw'abantu rwakonje, ibintu byose turabireba. Ariko hari ibintu bibiri tujya twirengagiza ko gusubira inyuma kizaba ari ikimenyetso cy'uko Yesu agiye kuza. Tujya twirengagiza yuko kubwiriza ubutumwa bwiza bubwira abantu kwihana, bukabasohora mu nyigisho z'ibinyoma n'ibinyoma batojwemo n'amadini igihe kirekire, bakiyunga ku ijambo ry'Imana, bakiyunga n'ijambo ry'Imana kugira ngo bafate amasezerano yayo ntawe uyabafatiye. Ibi bintu ni ibintu bibiri abantu batajya bitaho. Rero iki kintu cyo gusubira inyuma ni ikimenyetso. Nimubona abantu basubiye inyuma basengaga, mujye mumenya ko Kristo aje kandi atagitinze. Kubera iki? Murebe muri Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Bavuze ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Bagaragaje ni igice cya 4, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cya 4, umurongo guturuka ku murongo wa 1. Baravuze ngo ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Kwita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, iki ni ikintu kizaranga iminsi y'imperuka. Bazaba bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima nk'iz'ubushye. Nanone haje iki? Inyigisho z'ibinyoma zaje, ariko hagaragaye nanone ababwiriza benshi, abahanuzi benshi b'ibinyoma. Noneho ikindi kintu kigaragara ngiki nuko byanga byakunda aba bantu bazakora amahano. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5, noneho hakavuga ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi imperuka. Bakavuga ngo umenye ko mu minsi imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda imiya. Ibi bimenyetso byose abantu baragenda, ariko umurongo wa 5 niwo nkunda gutsindagira cyane. Umurongo wa 5 uravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Mu magambo make murabibona neza, bazaba bafite ishusho yo kwera bahakana imbaraga zako. Icyo twe duhamagarirwa ni ikintu kubatera umugongo, ariko gusubira inyuma. Hano muri iki gitabo cy'intambara ikomeye paji 125 baratubwira yuko igihe umukiza yabwiraga abayoboke b'ibimenyetso byo kugaruka kwe, yanababwiye ibyo gusubira inyuma mu kwizera bibanziriza kugaruka kwe. Nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa, hazabaho ibikorwa ndetse n'ubucuruzi bw'iby'isi no gushaka ibinezeza. Hazabaho ibikorwa ndetse n'ubucuruzi, hazabaho ubucuruzi bw'iby'isi no gushaka ibinezeza. Abantu bishakire firingi, bahore mu bukwe, bahore mu biki, bibere mu bintu ku buryo n'umwanya wo gusenga bazaza bawubura. Abantu bazaba bagura, bazaba bagurisha, abantu bazaba bahinga, abantu bazaba bubaka, abantu bazaba barongora, bashyingira. Kurongora no gushyingira ni ibintu bibiri bitandukanye. Gushyingirwa ni ukushyingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Kurongorwa nyine ni ibintu bisanzwe, umuntu yumvikanye n'undi akagenda. Bazibagirwa Imana n'iby'ubuzima bw'igihe kizaza. Mu magambo make, gusubira inyuma si uko biriya bintu bizaba ari bibi, si uko abantu b'Imana badashobora kugurisha, si uko badashobora kugura. Ntabwo abantu b'Imana bashobora kubaho badahinga, ntabwo babaho batubaka, ntabwo abantu b'Imana babaho badakora ubukwe, ntabwo abantu b'Imana babaho batarwana n'ubuzima, ntabwo abantu b'Imana babaho badacuruza. Ariko ikibazo kizavuka, gusubira inyuma kuzaturuka yuko umwanya w'Imana n'umwanya wo gushaka ubuzima bw'ahazaza abantu bazabiguranira mu gushaka ibyubahiro, mu kumenyekana, mu gushaka iby'isi no kubaka izina. Ibi bintu rero bizatuma abantu basubira inyuma n'iby'Imana bibura umwanya. Twihuta, Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 4 harimo amagambo nkunda. Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 4, ese nshuti yanjye, amahoro wabuze, umunezero wabuze, icyizere watakaje, amahirwe wari ufite, gutegwa amatwi no kuba abantu barakurebaga bakabona ufite ahazaza heza,
uburyo abantu wabasengeraga bakanezerwa, wabahagararaga imbere bakanezerwa. Uyu munsi wa none kubwo gusuzugura Imana ukaba nawe utangiye gusuzugurwa, ukaba ibyiringiro by'agakiza ntabyo ufite. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana rikaba nta mwanya rifite muri wowe, utakimara umwanya wo gusenga. Isi yaraguteye kujagarara ku buryo nta mwanya Imana ifite muri wowe. Najya mbwira inshuti zanjye, iki ni igihe cyo kugaruka ku Mana. Iki ni igihe cyo kwiyubaka ku Mana. Iki ni igihe cyo kuva aho twararagiye, abari barasubiye inyuma mu mitima tukagaruka. Ni igihe Imana yiteguye gutanga imbaraga za nyuma kugira ngo abantu bahangane n'imperuka. Rero niba utaje ngo Imana iguhe imbaraga, ibi ni ibindi bibazo. Ariko bwira Imana uti, Imana mu mutima ndashaka kugaruka, ngwino ungarure kuko aho ndi sinahikura. Imana ifite icyo yagukorera. Dusoza Yeremiya igice cya 8:4, ijambo ry'Imana riratangaje. Maze kandi uzababwira uti, Uwiteka arabaza ati, mbese abantu bagwa ubutazabyuka? Ujya kumva umuntu yaraguye. Inshuti zanjye nagira ngo mbabaze, Imana ifite ikibazo. Ni gute umuntu agwa ubutazabyuka? Yego koko waraguye, ibimenyetso birerekana ko waguye. Niyo utambutse abantu basigara bakuvuga ko waguye. Kandi koko umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa abasaza bawe cyangwa ababyeyi bawe bakubwira ko waguye. Nawe ubwawe umutima wawe urabikwemeza ko waguye. Ariko Imana irimo irabaza ngo abantu bagwa ubutazabyuka? Oya, Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntazarambarara. Ikindi Imana yarakomeje irabaza ngo umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo. Reka mbabwire, uyu munsi wa none wakwibutsa inzira wari ufite, inzira wari urimo y'Imana ko ariyo yaguheshaga amahoro. Umuntu yakwibagirwa inzira ubutazayigarukamo. Umurongo wa 5, none se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanirako? Nshuti zanjye nababwiye ngo gusubira inyuma ni ikintu gikomeye, ni ikintu kibabaza Imana, ariko ikibabaza Imana kurushaho ni ugusubira inyuma ukagendanirako. Reka mbabwire, benshi twagiye dusubira inyuma, ariko mu gihe gikwiriye ukuboko kw'Imana kukaza kukongera kukatugarura. Uyu munsi wa none tukaba turi inkingi mu nzu y'Imana, ariko birababaje kuba wagenda ugasubira inyuma ukagendanirako. Nshuti zanjye wigendanirako ndakwinginze. Ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanirako? Bagundira uburiganya bakanga kugaruka. Nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye. Nta numwe wihannye ibyaha bye ngo avuga ati mbese ariko nakoze iki? Umuntu wese aromboreza mu nzira ye nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Mu magambo make, abantu bafite umuvuduko mu byaha, abantu bafite umuvuduko mu kujya kuvumba inzoga, abantu bafite umuvuduko kujya mu bintu by'ubwomanzi, bafite umuvuduko mu bintu by'ubugome, bafite umuvuduko wo gusubira inyuma. Barimo barakoresha vitensi yo gusubira inyuma kuko irimo kwihuta. Ariko nyamara Imana si kitwifuriza. Nukuri igishonda abagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo. N'intungura n'intashya n'umusambi, izi nyoni ni inyoni zizi kumanajinga icyo bita igihe. Byitondera ibihe byabyo byo kwimuka. Ariko abantu banjye bo ntibazi amategeko y'Uwiteka. Ziriya nyoni bavuze uko ari enye ni inyoni zimuka, ni inyoni zifite amateka, zifite imico ikomeye cyane. Ariko kubera ko zo ziguruka, zizi gucungana n'ikirere, zikamenya igihe hari umuyaga mwinshi, zikamenya icyerekezo cy'umuyaga, zikamenya imvura, zikamenya aho zihungira imvura y'amahindu, zikamenya kubaka ibyare byazo zikabikomeza mu bihe by'akaga. Kandi izi nyoni ziringira kubaho, zumva zifite icyizere cyo kubaho. Muzazirebe, izi nyoni zikunze gukoreshwa mu mabendera y'ibihugu bitandukanye bitewe na kapasite yazo. Uyu munsi wa none Imana irimo iravuga ngo twigire ku bintu bidukikije. Nshuti yanjye, ukwiye kumenya ko imperuka ihari, ukwiye kumenya ko tugeze mu ikorosi risoza. Iki ni igihe cyo kugaruka. Utabyutse ubu ntazongera kubyuka, utamenya inzira uyu munsi ntazapfa yimenye, usubiye inyuma uyu munsi ntazongera kugaruka. Imana ibagarure, ibafatisha ikiganza cyayo, ibazane, ibatereke aho mwahoze, kandi yongere ibishimire nk'uko muri Bibiliya umubyeyi yishimiye umwana we w'ikirara agarutse. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ritweretse yuko udukunda kuruta uko undi muntu yadukunda. Icyaha kiri muri twebwe, ibyo turarikiye, byagiye bigaragara yuko byagiye bidusubiza inyuma, bigatuma turandaga mu ijambo ryawe no mu byawe. Byaduciye mu nzu yawe,
byagiye bituma tugusuzuguza, none natwe tukaba turimo gusuzugurwa. Abantu benshi icyaha cyabasohoye mu gakiza kirabajyana. Abantu benshi isi irimo irabatwara, ndetse abantu benshi basubiye inyuma. Gusenga kwabo, kwiga ijambo kwabo, kwihana kwabo no kureka icyaha kwabo birababaje. Urimo uratubwira ngo twirinde kugendanira ko twasubiye inyuma, ariko twirinde gusubira inyuma ngo tugende tugendanire ko. Ngwino tugarure, udushyire mu nzira kandi uduhe kwihana nyakuri. Turakunyinze ngo wongere utubyutse. Byutsa abasore bawe, ubyutse abakobwa, ongera ubyutse abagabo n'abagore. Abamaze kurambirwa ubafashe. Ntabwo iki ari igihe cyo gukoresha vitensi yo gusubira inyuma, ahubwo twongera imbaraga kugira ngo dukomeze duterere umusozi, kuko ku musozo w'uyu musozi hari ibyiza kandi hari ubugingo buhoraho. Twongera imbaraga, turakwinginze. Indirimbo ikomeye cyane dukunda kuririmba iravuga ngo kutita ku nshingano bitesha agaciro. Uturinde kutita ku nshingano waduhaye kuko byadutesha agaciro. Mwuka wawe wera akabakaba imitima yacu, adukura aho twararagiye. Muri uyu mwanya nsengeye umuntu wifuza kugaruka, nsengeye umuntu wifuza kugaruka mu mbaraga zawe, nsengeye umuntu wibutse ibihe yagiranye nawe akaba ashaka kugaruka, nsengeye wari warasubiye inyuma mu mutima akaba yifuza kugaruka. Kandi nanjye ubwanjye ndisengeye ngo uturinde gusubira inyuma. Mwami Uwiteka, tugushyize mu biganza buri muntu wese wifuza kubana nawe, uwo mu kuboko kwawe kw'iburyo ntashobora kuzasubira inyuma. Dukomeze, turaba dukomeye, uturinde gusubira inyuma, turaguma hafi yawe. Tubisabye mu izina